Hello friends and family, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana, nta kibazo na kimwe mfite pe. Nizere ko namwe mumeze neza. So mukomeze kugira amahoro y'Imana, abatameze neza mwihangane, kandi n'abameze neza mukomeze gushima Imana. So today tugiye kuvuga ku nkuru y'urukundo rwa Edmond ndetse na Nicole. Ni inkuru y'urukundo itangaje guys. Oh my god, ni inkuru iryoshye gusa irimo n'inyigisho. Inyigisho yacu mujye mwiga gukoresha amaso cyangwa se murebe buri steps buri muntu wese ateye izakubwira buri kimwe cyose. Kadutangire inkuru yacu y'urukundo. Inkuru yacu y'urukundo turayitangirira ahantu kuri hoteli runaka. Tuba tubona hari umukobwa winjiye ku muryango, akinjira bahita bamusaka. Aba yambaye ijipo ngufiya, yambaye udukweto dufunze n'agapira, yambaye amarinete. Ubona ko wow, she's so cute kabisa, ameze neza. Akinjira bakimara kumusaka n'iki yagiye kwiyandika, tubona ari kwiyandika, tubona yitwa Nicole. Ubwo uwo mukobwa aba yitwa Nicole. Nicole ahita yinjiramo mo imbere, akahita akomeza bakamujyana, abagiye muri gahunda nyine zo mwaho ngaho. Gusa tugarutse inyuma ku marembo y'iyo hoteli, hahita haza hagaparika imodoka iba irimo umuhungu mwiza. Oh my god, umuhungu mwiza, nibabwira ati nyine ni mwiza. Aba ari cute, umva aba ari mwiza pe. Uwo muhungu aba yitwa Edmond. Ubwo hadaciyeho iminota myinshi, hadaciyeho like haba haciyeho nk'isaha, isaha n'utundi tunota dukeya, Nicole aragaruka, yagera ku muryango akongera agasinya yuko asohotse, bakanamusaka yuko of course nta kintu cy'abandi asohokanye, akahita agenda. Mu gihe ari kuzamuka, Nicole yazamutse ari kureba muri telefone, ubona ko ari bize, akaboko kamwe gafashe telefone, akandi gafashe ibyo yarasohokanye. Ubwo ngubwo turebye muri ya modoka, Edmond ahita asohora umutwe, akahita abwira Nicole ati nagutwara. Nicole agahindukira akamubwira ati ko nari mfite umuntu wanzanye, nari nazanye n'umumotari, yagombaga no kunsubizayo. Niba ntaba nkugoye nta kibazo, nakongera nkasubira nayo nawe. Kavuga ati ntacyo bitwaye pe, uwaza nkagutwara ni ukuri. Nicole biramucanga, aragaruka asubira inyuma ho gatoya, yateye intambwe nk'ebyiri, aramureba, aramubaza Edmond, are you serious? Edmond agira isoni, by the way. Oh my god, yagiraga isoni, waramurebaga yahise agira isoni. Ubwo ngubwo Edmond yahise avuga of course I'm serious. Avuga ati okay, it's okay. Ubwo ngubwo Nicole yaragiye areba umumotari wamuzanye, arangije aramubwira ati nta kibazo rwose, ushobora kuba wakimanukira. Umumotari of course, hari n'aho ngaho hafi hari umugenzi, yahise amumanukana. Nicole ahita agenda yicara mu modoka. Imodoka yahise imanuka, gusa imodoka irimo n'abandi bagiye batandukanye, baramanutse. Nicole wabonaga ko yari afite ibintu ajyanye ahantu. Edmond yarahamugejeje, arahita amubwira ati, Nicole yahise amubwira ati ndahagarara hano. Aramubwira ati okay, ntacyo bitwaye. Ubwo Nicole yahise ava mu modoka, aragenda ajya aho ngaho yari agiye. Urebye nta ntera ndende, nta minota myinshi irimo kuva aho ngaho ugera aho hepfo. Uba ubona ko n'ubundi ntabwo ari kure cyane. Ubwo Edmond yaramanutse, aragenda adepoza buri muntu wese yari atwaye. Edmond yagiye ari gutekereza ku muntu bazanye, ubona ko byamucanze, byamurenze kabisa. Ubwo ngubwo dusubiye ku rundi ruhande, Nicole nawe yagejeje ibintu abigejeje, of course ahita yicara, ariko watangira kwibaza
why biriya bintu byabaye nyine biramucanga ariko nyine arabyakira anabirenza amaso ko yumvaga nta nta mwanya bifitiye wabonaga ko ntago ari kubiha umwanya we cyane byaramurenze gusa biranamushimisha by the way kubona umuntu umuha lift utarinze kuyimusaba ariko ntabwo tuba tuzi ikiri behind ubuzima bwarakomeje ubwo ngubwo ntabwo Edmond yongeye guhura na Nicole ubuzima bwe bwarakomeje akajya ahura n'abashuti be bakanjoyinga umunsi umwe yari afite kujya gusangira n'umushuti we dina bari kujya kurira ahantu nyine hatuje bakundaga cyane baraganira Nicole aramubwira ati impano zimbyambayeho today ni ibiki byakubayeho ntera story rero ambwira ati sha you can imagine today najyanye nyine ibintu nari ngiye gufata ibintu ahantu uri kumva nyine urabizi bimwe nirirwamo n'iki mbona umuntu uri kumva arambwira ati please nakujyana oh my god uri kwibaza umuntu ukubwira uko uretse no kuba yakubwira ati ngwino nkujyane bro shu umva ni mwe zanzayongera hejuru ni myiza namubonye ndavuga ati wow ndavuga ati ntabwo nshobora kwanga ntabwo nshobora kubidinayinga by the way ngomba kwemera akanjyana nambwira ati okay ndumva ari bon gusa nyine nta birenze nyine turetse kuba namubonye nkumva ndamucrashingiye ariko ntacyo bitwaye tu gusa nyine he's cute by the way nambwira ati okay katwikomereze turye ubwo barariye barabazana ibyo kunywa baranywa barenjoyinga bava aho ngaho bajya kureba karaoke it was so good byari byiza wabonaga ko ibintu barimo barabyishimiye barabyishimiye vraiment ubwo ngubwo hadaciyeho nk'icyumweru Nicole yari aryamye mu masaha ya mu gitondo kwa kundi umuntu aba yarashyizemo reveil ajya kumva hari umuntu umuhamagaye mbere y'uko reveil yigera aravuga ati suyi n'umuntu ninde koko ko ntajya nitaba kandi nkambona ino nimero iri hasi nimero y'82 oh my god okay kamwitabe Nicole yamwitabye ari mu bitotsi byinshi aravuga ati hello hey are you okay yes I'm okay gusa nari nkiryamye I'm sorry nari nzi ko wabyutse ugiye kwitunganya ukajya muri gahunda zawe no en fait mbyuka 2:00 cyangwa 3:00 biterwa ariko nampamagaye kare usubiza isaha ugiye ambwira ati ngiye mu kazi okay ko ntakumenye se ntabwo wamenye okay ni wa musore wakubwiye ati reka guhe lift kuri Edmond right wabimenye ni Edmond wow ubwo Nicole byaramutunguye cyane ubona ko she's so excited biramurenze nyine uri kumva arangije baraganira akanya gato Nicole aramubwira ati by the way thank you for calling me for real I appreciate but bibaye bishoboka ndaba ngusabye permission nkabanza nkabyuka and then I will call you later anyway thank you wabonaga ko Nicole biramushimishije cyane kuba Edmond amuhamagaye byari ibintu bidasanzwe ubwo bigeze nko mu masaa 4 Nicole yarabyutse aritunganya Nicole yabanaga na sister we nibwo sister we yaje amutesha umutwe yambwira ati se ko mbona ubyutse wishimye ufite mood nziza imeze gute yambwira ati please don't disturb me wiza kunesha umutwe rwose mbabarira umva mbyutse neza mbyutse nakira special call oh my god
I can't believe. Ubwo sister we yaramurebye. By the way, sister we yitwaga Ishimwe. Ambwira ati oh okay, ndabona bidasanzwe gusa by the way iyo call kuko ishaka kuba iri special uburyo ubyutse mbona wishimye ntabwo bisanzwe. Nicole yaramurebye ni umuntu woroshyaga ibintu atita ku bintu cyane ariko nyine icyamushimishije kikagaragara. Ubwo yaritunganyije ahita ajya muri gahunda ze azivuyemo mu ma saa sita nibwo yahamagaye Edmond arambwira ati wiriwe neza, arambwira ati wiriwe umeze neza, ya umeze bon, I'm okay, so wowe umeze ute? Of course nanjye meze neza pe nta kibazo, nari mvuye mu tuntu tw'utugahunda twanjye, ya meze neza vraiment, meze neza. By the way, I have like two questions. Two questions to nyine ndashaka kukubaza urabyumva ute? Edmond ambwira ati okay, go ahead, njye nta kibazo, I'm ready, njye ndi ready kuba nagusubiza everything. Ambwira ati okay, are you ready? So ndashaka kukubaza ngo wakuye hehe nimero zanjye? Edmond ariyumvira ambwira ati come on, nigute ushaka kumbaza ngo nakuye hehe nimero zawe? Nicole aramureba arambwira ati oh nukuri ndumva mfite amatsiko yo kumenya nukuri ahantu wazikuye pe, cause duherukana cya gihe umpa lift, yes nakwishimiye nawe mbona uranyishimiye, binarangirira aho si twanabitindaho ariko birantunguye cyane kubona umpamagara. Ambwira ati come on, reka nanjye nkubaze, okay nubwo ikibazo kidasubizwa ikindi ariko reka nkubaze nanjye, sibyo? Ambwira ati okay nta kibazo. Ahantu hose ugenda subizi neza ko hasiga nimero? Nicole aratungurwa aravuga ati come ntumbwire ko wagiye mu bitabo ahantu tujye kwiyarejisitira ko wagiye ugakuramo my number? Avuga ati yes, umva naratrayinze my best, wumve ko nabonye nagiye gufata like number zawe hashize like 4 days, uri kumva tubonanye. Naragiye nyine nshekinga date twahuriyeho, mpita agenda nyine ndeba na date nyine y'icyo gihe abantu baziye, cause ko wari wambwiye izina ryawe. Ndavuga ati okay I have to check. Ubwo nyine nibwo nacekinze mbona gusa harimo abantu bafite amazina birasa, uri kumva n'umusekirite yabimfashijemo, mbonye nimero zawe. Avuga ati okay ariko ibyo ntabwo byemewe, ni gute mufata nimero z'umuntu? Avuga ati by the way ni byiza and I'm happy, yeah thank you, ni ukuri Imana iguhe umugisha kuba warabitekereje, ni ukuri. Ubwo barakomeje baraganira ubona ko bahuje urugwiro pe, bahuje urugwiro rwose ubona ko oh my god nyine bishimiranye. Ubwo batangiye kuba inshuti gahoro gahoro, ariko Edmond yatashye ahamagara Nicole akamubwira ati are you ready, ko nari manutse nkakujyana? Ambwira ati yes ndahari. Ese ko nari ngiye mu kazi nakujyana? Yes ndahari. Nyine yahoraga aza kureba Nicole cyane, akamutahana akamuzana mu kazi. Byari bon, byari byiza cyane ubona ko barishimiranye. Byari ibintu ubona ko bishimishije, gusa Nicole yari afite talent yo kubyina. So one day nibwo yaje gupostinga like kadensi yabyinnye. Edmond yarakabonye arakishimira byatari, yahise akaripurayinga. Hari ukuntu umuntu aba afite WhatsApp ushobora kuba wadownloadinga stati y'undi muntu, gutya barayidownloadinze. One day yaje kuyereka Nicole, amwereka yuko nyine ibintu bye byose arabikurikirana and amwereka yuko yishimiye dance. Arambwira ati okay thank you so much. Nicole aramushimira. Haciyeho nk'iminsi 3
baje kongera kuvugana kuri telefone mu masaha ya nimugoroba. Edmond ubona ko arishimye, nibwo yahamagaye Nicole baraganira bose bishimye, ubona ko wow, très très joli. Byari byiza. Ubwo baraganiriye, amubwira uburyo ki yakunze utudensi twe, amubwira uburyo ki yakunze everything kuri we. Niko aravuga ati thank you so much, ni ukuri ndishimye, ntabwo nari nzi ko hariho abantu bakunda nyine udu challenge twanje sometimes. Ambwira ati okay, gusa nifuzaga kugusaba akantu kamwe. Niko aragira ubwo ambwira ati akantu kamwe, akantu ushaka kunsaba, ntabwo icyo ushaka kunsaba. Nibwo yaje kumubwira ati please, ndashaka ko nzagusanga one day mu kazi, wenda udafite akazi kenshi, ukankoreraho nk'agacarenje gato cyane, niyo kaba ak'amasegonda 5. Niko aratungurwa cyane, arambwira ati like seriously? Edmond aravuga ati yes of course I'm serious, cause I need to see you face to face, ndashaka kukubona live like uri kubyina. Ambwira ati okay, nubona time cyangwa se nzakubwira and then ambwira ati okay, mbaye nshimye. Ambwira ati okay thank you. Ibyo bintu byakomezaga kwica Nicole cyane, uburyo Edmond yageraga discipline, the way he said like thank you, oh my god, ibyo bintu byishaga Nicole akavuga ati uno muhungu nagasanzwe by the way. Ubwo one day yaje kumusanga mu kazi. Nicole ntabwo yari yiteguye, dore ko yari yanagiye yiyambariye ikanzu n'agashabara, ari ibintu biri simple n'udukweto dufunze, nyine ubona ko nyine yarakamubyiniye gato nk'uko yabishakaga. Biramushimisha, aramushimira cyane. Bakomeje kuba inshuti bidasanzwe. Rimwe na rimwe Edmond akajya azanira Nicole utuntu dutandukanye ku kazi, akamwandikira message okay, nyine nk'umuntu umwitayeho. Ntabwo muri kumva akantu kari behind ira, ntabwo muri kukumva. Hadaciyeho nk'iminsi Edmond yaje kujya muri konji. Iyo konji yari afite konji like y'ukwezi, aragenda aburana na Nicole bikabije, baraburana. Edmond aragenda aratuze cyane, na Nicole aratuza. Umunsi umwe nibwo Nicole yifashe ahamagara Edmond, gusa akoresheje indi namba. Edmond aramukupa, gusa wumvaga yuko like ari bize byahatari. Nicole byaramubabaje, nyuma yaramuhamagaye nawe aramukupa. Ubona ko mana yanjye bari mu mikino y'abana by the way, oh my god. Hadaciyeho iminsi Edmond yaje guhamagara Nicole, amubwira yuko amukumbuye cyane, ndetse na Nicole amubwira ko amukumbuye cyane. Nyine bibaza ikintu bakora, birabacanga. Gusa yari yagiye, yasohotse country, yagiye mu kindi gihugu, yagiye kuruhuka of course. Haciyeho nka 3 weeks za konjiye, yahise returning back in the country. Nibwo yaje bwa mbere, yahise avugisha Nicole, arambwira ati I missed you so much, ni ukuri ndagukumbuye, ni ukuri I want to see you, ni ukuri umuntu wa mbere nshaka kubona, nshaka guhobera ni wowe pe. Nicole arambwira ati wow. Ambwira ati okay thank you, you will see me. Ubwo bahise bapanga ahantu bari buhurire of course, baragenda barahura, barahoberanye, barishimirana. Ubona ko gusa ukabona Nicole afite ukuntu yishimiramo Edmond, ukabona Edmond we afite ukuntu yishimirana. Urebye message zabo zo noneho, udustika tw'umutima, udustika tw'iki, you can imagine usashiri za shusho, ntabwo ushobora kubyumva. It was so really amazing. Ubwo ngubwo barasuzanyije, babwirana uburyo bari bakumburanye, bafatanye mu ntoki, babazanira ibyo kurya, bararya. Bageze mu gihe cyo kujya by the way, Nicole yakundaga
karaoke, ubwo yahise afata Edmond amujyana muri karaoke, barasabana, barabyina, baramedita, ibintu byose byari bon, byari cool, ni ukuri ari byiza, oh my god, byari byiza ntabwo washoboraga kubyumva. Ubwo ngubwo barakomeje babana bo muri ubwo buzima bishimiranye, ubona ko buri umwe ku ruhande rwe yishimiye mugenzi we, ariko ntawe uratobora ngo wabwire mugenzi we yuko wamukunda, ariko ukabona ko ibintu bakora, ibintu byose like bakitinga like bari mu rukundo, barakundana sometimes n'abashuti babo bakabaserereza, ubona ko biraryoshye kabisa. Don't forget to subscribe, share and comment, and mutegereze part 2. I love you. Mwah.